Uwiteka abaho umugisha. Nitwa Ndagijimana Bernard, umugabo w'imyaka 45, nubakanye n'uwayo Rachel, dufite umugisha w'abana 4. Nishimiye ko tugiye gusangira ijambo ry'Imana kandi nejejwe no kurisangira n'abo duhuje ibyiringiro no kwizera mu mwami wacu Yesu Kristo. Mureke dusenge. Mana uri nkuru kandi ufite ubutware mu isi no mu ijuru. Turagushimira ineza yawe, imbabazi zawe n'urukundo rwawe bitarondoreka. Kuri twe izina ryawe rishyirwe hejuru. Tugushimiye uyu mwanya uduhaye kugira ngo twumve kandi twege ijambo ryawe. Turagusabye ngo imbaraga z'umwuka wera zururukire gukorera hagati muri twe, hanyuma dusobanukirwe ijambo ryawe kandi tumenye umwifato dukwiriye kugira nuko dukwiriye kukwitwaraho mu gihe nk'iki. Reka umugisha wawe ube kuri twe, kubo waremye bose, mu izina ryera rya Yesu Kristo, amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva, igice cya 33 ni 60 yonyine. Turasangira guhera ku murongo wa 12 kugeza kwa 17. Mureke mpasome. Hari umutwe w'ijambo uvuga ngo Mose yinginga Uwiteka kujyana n'Abisirayeli yerekwa ubwiza bwe. Mose abwira Uwiteka ati, dore ujya untegeka uti jyana ubu bwoko, ntumenyeshe uwo udutumanye. Ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbonye uko ndushaho kukugiriraho umugisha. Kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Aramusubiza ati, ubu bwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Kizamenyekanya yuko njye n'ubwoko bwawe twakugireho umugisha n'iki? Si uko ujyana natwe bigatuma njye n'ubwoko bwawe dutandukanwa n'amahanga yose yo mu isi. Uwiteka abwira Mose ati, n'icyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Amen. Imana ishimwe cyane. Tukiganira kuri iri jambo, intego nkuru ni iyi ngiyi. Ndagira ngo nkubwire ngo umugisha wagize wo kumenya no kumenywa n'Imana ubyaza umusaruro mu gihe nk'iki. Umugisha wagize wo kumenya no kumenywa n'Imana ubyaza umusaruro mu gihe nk'iki. Dusomye ijambo rikubiyemo ikiganiro Mose yagiranye n'Uwiteka, aho Mose atangira mu magambo ye bigaragara ko yemera ko yahamagawe kandi yatumwe kuyobora ubwoko bw'Abisirayeli bava mu gihugu cya Egiputa berekeza mu gihugu cy'isezerano. Mu byo yabwiye Imana yirengagiza icyo umwami Imana yamubwiye mbere, agira ngo yongere kumva Imana bushya, yongere kubona Imana bushya, kandi yongere kwakira inkomezi z'Imana bushya, ndetse yongere ahishurirwe umugambi w'Imana kuri we no ku bwoko bw'Abisirayeli ubwabo. Kuko bitangira Uwiteka yabwiye Mose ati, genda uvane ino n'abantu wakuye mu gihugu cya Egiputa ubajyane mu gihugu narahiye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Iravuga iti, nzagiha urubyaro rwawe, nk'uko tubisoma mu mirongo ibanza y'igice cya 33. Imana yari yamwemereye iti, nzatuma marayika kujya imbere, kandi abwirwa ko Imana ubwayo izirukana Abanyakanani, Abamori, Abaheti n'abandi. Bigaragara ko Imana yabonye ko byari imbogamizi cyangwa se umutego ku bwoko bw'Abisirayeli mu gukomeza kubana nayo no kubaha no kuyubaha. Hanyuma Imana ibasezeranya ko hari ibyo izavana mu nzira. Ariko Mose yirengagije ibyo. Hanyuma ku murongo wa 13 mu gice cya 33 twasomye ati, nuko niba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha. Ati, kandi wibuke ko ubu bwoko ari ubwawe. Mwibuke iri jambo yarisasiye kwibutsa Uwiteka ko ajya amutegeka ati, kora utya na gutya. Ubundi ati, waravuze uti nkuzi izina. Ibintu bwabyo bivuze ikintu kinini mu buzima bw'umuntu w'Imana no mu mikoranire no mu busabane bwe n'Imana. Bisa naho kandi marayika yabwiwe uzamujya imbere
abona ko Mose yabonaga ko atasimbura kuhibera kw'Imana ubwayo cyangwa se kubaho kw'Imana. Ibihe yarimo n'ubwoko bw'Abisirayeli yari ayoboye, yitegereje ibibabaho mu rugendo rugana mu gihugu cy'isezerano n'uburyo Abisirayeli bagenda babyitwaramo, rimwe bakaba barabyumva bakubaha Imana bakayisenga, ubundi bakabivamo. Kandi Mose atekereje ndetse yibaza uko abanyamahanga bazabona cyangwa bazumva ibiba ku Bisirayeli, uko bazabifata bikavaho ndetse byagaragaza Imana nk'aho itabaho cyangwa se idakunda ubwoko bwayo. Kandi Mose akaba yarashakaga icyagaragaza itandukaniro hagati y'ubwoko bw'Imana n'abanyamahanga, byatumye yongera gusaba Imana ati nyereka imigambi yawe. Aha harimo isengesho rikomeye rihamagarira Imana kongera gukora, kongera kwigaragaza, rihamagarira Imana kongera kwiyubahisha, nk'uko tubibona mu murongo wa 17. Uwiteka yabwiye Mose ati n'icyo uvuze icyo ndagikora, ko wangireho umugisha nkakumenya izina. Ibi bitugaragariza neza yuko Imana ikunda ko abantu bayiha icyubahiro cyayo. Imana ikunda ko abantu bayerekezaho umutima. Imana ikunda ko abantu bayikorera bataryarya. Imana ikunda ko abantu bayisaba n'umutima uboneye. Imana kandi ikunda kandi ishaka ko abantu bamenya imbaraga zayo. Natangiye mbabwira ntumugisha wagize wo kumenya no kumenywa n'Imana ubyaza umusaruro mu gihe nk'iki. Abo tuganira ubu ngubu murimo abafite umuhamagaro nk'uwa Mose. Mu buryo bweruye dufite inshingano zo kugeza abandi kuri Kristo. Ufite gufasha abantu mu rugendo rwo kwizera Imana, ukabafasha mu kuyikunda kwabo ndetse no mu kuyikorera kwabo. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice cya 28 umurongo wa 19 kugeza ku wa 20, tubona yuko kwariho Yesu yagaragaje umurimo ukomeye intumwa ze zifite, aho yababwiye ati nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi. Imana ishimwe. Ufite umurimo wo kubera abandi urugero rwiza. Dusobanukirwe neza no kuba Imana yaratumenye, yarakumenye, ubwabyo birimo ibanga rikomeye ryo kwivugira no kugaragaza gukora kwayo. Bityo rero tubibemo kandi tubihagararemo. Imana itugirire neza. Turi mu gihe abantu badatuje, bibaza byinshi, batekereza iherezo ry'ibihe turimo, ariko dufite umukoro wo gusaba Imana ikigaragaza mu gihe nk'iki, dushingiye yuko ituzi kandi natwe twayimenye. Dufite umukoro wo gukomeza abatentebutse no gutuma ku isi yacu ndetse no mu Rwanda haboneka ihumure. Duhagarare mu mwanya wacu, mu mbaraga twahawe n'Imana. Uwiteka agira icyo akora. Turi mu mwanya watuma abantu bihana bagahindukirira Imana, hanyuma isi n'u Rwanda bikarindwa cyangwa se bigakira akaga n'amakuba. Ubwo Imana ituzi, ubwacu tuzabyungukiramo kandi n'isi muri rusange. Dukeneye kugaragaza yuko bishoboka yuko Uwiteka atwishimira, kandi yuko Uwiteka urukundo rwe rukiri ku bantu yaremye, rukiri ku bwoko bwe. Kandi dukeneye gutuma urukundo rw'Imana rwongera kwigaragaza. Mureke rero duhagarare mu mwanya w'abahamagawe n'Imana, duhagarare mu mwanya w'abantu b'Imana, hanyuma Imana isohoza umurimo wayo hagati muri twebwe. Imana ibahe umugisha. Mana, turagushimira imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Turacyagushimiye yuko uri Imana idukunda kandi ikunda ubwoko bwayo. Tunezezwa nuko waremye umuntu mu ishusho yawe. Ibyo ubwabyo bifite imbaraga zabyo n'urukundo, kandi bidutera gukurura urukundo witeguye kugaragariza umwana w'umuntu. Komeza gushyigikira abahamagawe kugira ngo mu gihe nk'iki ngiki no bahagarare mu mwanya wabo. Bityo Uwiteka Imana uhagararane nabo, ukorane nabo, ugendane nabo, izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Ibihe nk'ibi ngibi birimo indwara z'ibyorezo zihabuye ziteye ubwoba benshi,
uri Imana yakwiyubahisha, uri Imana yakwigaragaza, uri Imana igira icyo ikora, uri Imana ivanaho umubabaro ikawusimbuza umunezero, uri Imana ivanaho ibyago ikabisimbuza umugisha. Turakwiringiye Uwiteka Mana Nyiringabo, kandi turagusaba kugira ngo ugire icyo ukora mu gihe nk'iki ngiki. Hagarara natwe, gendana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi abumvishira ijambo n'abazaryumva ubahe guhagarara mu cyuho no guhagarara mu mwanya wabo nk'abantu b'Imana, kugira ngo izina ryorosheho guhabwa icyubahiro. Nabisabye mu izina ryera rya Yesu Kristo, amen.